hari abantu bafite ibintu by'imitego ugasanga afite cash power iri mu ideni, none bagura umuriro w'ibihumbi 4 bakamuha umuriro w'igihumbi, none akavuga ngo umuriro gushira vuba ngo kubera ko wacometse ipasi, babeho badatera ipasi kandi bari gukora akazi kabasaba kuba smart. Yako nawe wijya kunywa inzoga ngo usinde ujye kugura ngo nyashi cyangwa se indaya, utarishyira inzu y'abandi ukwezi kwarageze. Ngiye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza n'amahoro bya Nyagasani. Nk'ibisanzwe ni Sam Statidu, murabibona ni Sam Statidu. Iyi logo muyikurure muyimenye ibabemo mu mutwe, kuko hari ikizakora, hari iki Imana izayikoresha, yaba ku burere bw'abana bacu, yaba namwe mu mibereho yanyu. Sam Statidu, start doing, tangira ukora icyo ugomba gukora uyu munsi. Mwebwe mwakoze subscribe ndabashimiye, Imana ibaho umugisha, ikomeze kwivanga mu byanyu byose ibyo mukoze bicemo, ni inkunga ibikomeye kandi ndabashimira koko mukomeje kubitwereka, imibare irimo igenda izamuka. Uko byagorana kose ntituzarekera kuko uyu ni umuhamagaro. Nawe utarakora subscribe ibyo ni ubusambo, niba uri kutureba kandaho ukore subscribe. Bigutwaye iki ko nta mafaranga ari bugende? Bigutwaye iki kubona twabyiyemeje? Kora subscribe, kuko ahangaha tuzatuhavugira ibyubaka ubwonko bwa muntu, bigaburira ibitekerezo byanyu. Ubungubu rero tugiye kurebera hamwe ikintu kijyanye na ba nyiri butaka, nyiri inzu cyangwa se bamwe bavuga ngo nyiri byondo, n'abapangayi. Turashima cyangwa se tunanenge. Hari haciyeho igihe kinini ntagikodesha, ariko byabaye ngombwa nkodeshaho gatoya. Nongera kumva ku buribwe bw'abapangayi. Uzi gutanga amafaranga yawe y'ukwezi cyangwa amezi 3, nyiri inzu icyo yagomba kuguha ntakiguhe, akakwima umuriro kugira ngo uzajye ugura, kandi mwasizeranye ko azajya uguha. Agatangira akazana impamvu ngo ukigera ahangaha ngo twaguraga umuriro w'ibihumbi 3 ngo kamara ukwezi, ngo none ngo nta n'icyumweru kiri gushira. Kandi ubwo we mupangayi nta nampuri ugira, nta n'ipasi ugira, nta nubwo hirirwa. Ubwo ndi kuvugira abantu bakodesha bahura n'izo mbogamizi, kandi aho ngaho nkananenga ba nyiri ubutaka, ba nyiri inzu. Niba umupangayi yaguhaye amafaranga ye, umubwira ko uzamugenera amazi n'umuriro, ukaba uzana inzitwazo ngo umuriro wawe uri gushira kubera we. Hari abantu bafite ibintu by'imitego ugasanga afite cash power iri mu ideni, none bagura umuriro w'ibihumbi 4 bakamuha umuriro w'igihumbi, none akavuga ngo umuriro gushira vuba ngo kubera ko wacometse ipasi, babeho badatera ipasi kandi bari gukora akazi kabasaba kuba smart. Nyiri umuriro, nyiri inzu akabigushyiraho ngo niwe uri kumara umuriro cyane, kandi iyo cash power iri mideni ni y'inguzanyo. Umuriro baguzemo niba ari wa 4 baguha 1/2 ukishyuramo, akabishyira ku mupangayi. Mupangayi akabaho nta muriro afite. Iyo ni imivumo we nyiri inzu uri kwikururira. Icyo kintu kimenye, kandi namwe abapangayi biri kubaho mwihangane, Imana izabaha inzu zanyu. Nubwo nabyo bitavuze igisubizo cy'ibibazo byo mu isi, Imana izabaha inzu zanyu. Wowe nyiri inzu, ibyo subukire ni ukubingona, ni ubutindi, ni imivumo wikururira. Menyesha abantu ko iyo cash power yawe irimo ideni, umuriro nyine uri gushira, kandi ubaho ibyo basaba. Uzi kuba usohoka ugasanga nta muriro uhari, kandi abo muturanye bawufite, ukabura uko utera ipasi. Nk'ababyeyi baba bafite uduhinja bigenda bite? Uduhinja ninjoro karakenera konka, nta muriro uhari, kandi wishyuye bikugoye, wanga kurya neza, wanga kwishyura iyo minerivare cyangwa udukweto tw'umwana ngo wishyure inzu bataguterera ibintu hanze bakakwirukana. Nyiri inzu ntaguha ibyo agusaba, ibyo akugomba. Wowe nyiri inzu isubireho wikosore, wibangamira umupangayi. Yakwishyuye bivuze ko iyo nzu ari iye mu gihe cy'ukwezi. Si umuriro gusa, niba n'amazi waramwemereye amajerekani 3 yamuhe koko, kandi ntubangame. Arantu nigeze nkodesha nyiri umusore, bashyiraho order ngo tugomba kuvoma 5 z'ijoro. Utavomye izo 5 z'ijoro, ubwo kabisa yagomba kureba ukundi kuntu yiyeranje.
uraryamye wari unaniwe wiriwe mu kazi, saa 5 z'ijoro ugahita ukanguka ngo ugiye kuvoma, mugatonda imirongo. Mworohereza abantu tubane mu mahoro, ufite ubutunzi ntahutaza uri hasi, kuko ejo nawe byakemera. Kandi niyo bitakemera twese ibintu dufite turabisiga, guta ariko wakirya ku muntu. Nta muntu ujyana ibintu iwabo wa twese, turabisiga tworoherane. Nawe mupangayi rero sasa, gutumbwira ngo ugiye guserebura icupa sinkubujije kurinywa, ngo userebure kabisa ufite udufaranga twawe ko niwo waryiguriye. Ako nawe wijya kunywa inzoga ngo usinde, ujye kugura ngo nyashi cyangwa se indaya, utarishyira inzu y'abandi ukwezi kwarageze harengaho icyumweru 2, kandi ugakomeza ukamera neza gutya, abona waje wanyoye wasinze urahinduranya, haje Vestine ejo bundi haje nde, ejo haje nde, ejo haje nde. Mumbabari witwa gutyo yihangane ntago ari we mvuze, ni urugero nari ntanze. Banza wubahiriza ibyo usabwa, nyirinzu nawe kuba itariki yageze, itariki ni itariki. Wikicecekera ukomeze uryoherwe n'ubuzima kandi utamuha amafaranga y'inzu ye. Umusoro azawutanga w'iyo nzu, mubeho mutabangamirana. Ngira ngo icyo kintu kirumvikana. Nanjye nagize inzu nkagira abapangayi, hakaba uje ukabona ari kukubangamira birenze. Ariko namwe ba nyiri mazu hari igihe mubangama, icyo kintu mukimenye. Ibi ngibi tubivugira iki? Content yacu no kwita ku buzima bwo mu mutwe, tugaharanira kubaho twishimye nubwo intambara ziba ari nyinshi muri nosi. Ntago byoroshye. Ibi bivuze iki? Guharanira kubaho twishimye nubwo intambara ziba ari nyinshi muri nosi, tukita ku buzima bwo mu mutwe. Ntago byoroshye, intambara n'ibibazo bihoraho, ariko tugerageze tubaneho mu mahoro, tworoherezanye. Nta mpamvu yo kuba mekanike, ugomba koroha ukaba hydraulique. Umuntu yakubwira ngo gutya kataha, ukaba se gukataha ntubigire ibintu by'intambara. Kubera iki umbwira gukata hanga twakoze gutyo, undi nawe ntakubwire ngo oya kata niko mvuze. Umva mugenzi wawe, feedback. Niba kubwiye ikintu feedback aguhaye wikikanantura. Tubane mu mahoro, duharanira kunezerwa, duharanira kwita ku buzima bwo mu mutwe. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani bibane namwe. Ni Sam Start Do.